Amen. Uwiteka urakoze kutwemerera kuba mu bihe bidasanzwe byo gusoma Bibiliya, ijambo ry'ubugingo ritugeza mu bwiza bw'Imana, rizanatugeza no mu bwami bwayo. Reka rihindure n'ababyumva bose, kandi uzabyumva wese uzamuhindura umunyamugisha, uzamuhe guhirwa muri byose, kuko wabwiye umugaragu wa Yesuwa ngo nubisoma uzaba umunyamahirwe muri byose. Ngiki igitabo gitanga amahirwe kurusha ibindi. Nibitubeho gutyo mu izina rya Yesu. Amen. Turakomeje, twarangije intangamarara cyangwa se incamake z'igitabo cya Yeshuwa n'imirongo 9 yacu y'igice cya mbere. Turahera ku murongo wa 10 dukomeze. Yosuwa abwira abantu yuko bazambuka Yorodani. Bwa mbere Imana imaze kumugira umutsimbura wa Mose, yabanje kumubwira ibyo akora: gushikama, gusoma ibyanditswe, hanyuma akazabashwa muri byose. Nyuma y'ibyo none Yosuwa atangira kubwira Abisirayeli yuko bagiye kwambuka Yorodani. Mose yababwiraga amabwiriza yo kuva muri Egiputa no kuba mu butayu no kurwanya abanzi, ariko uyu weje abazanira amabwiriza yo kwinjira Kanani. Yosuwa ategeka abatware b'imitwe ati: munyure mu ngando, mutegeke abantu muti nimukore amahamba, kuko mu minsi 3 muzambuka ruriya ruzi rwa Yorodani mujya mu igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye, mugiye kukibamo. Haleluya, haleluya. Ndebera disikuru ya mbere ya Yosuwa. Abwiye ubwoko bw'Imana ngo mu minsi 3 murambuka Yorodani. Iyi disikuru bayigereranya na disikuru ya Yesu. Yavuze ngo nyuma y'iminsi 3 umwana w'umuntu abasha kuzuka. Yes. Shaka gusenya iyo nzu akayubaka mu minsi 3. Yosuwa nawe aje azanye iminsi 3. Cyo gituma Yosuwa mugereranya na Kristo. Kugeza abantu muri gakondo, Yosuwa yari Mose yari igishushanyo cy'isezerano rya kera, Yosuwa yari igishushanyo cy'isezerano risha. Yosuwa abwira Abarubeni n'Abagadi n'igice cy'umuryango wa Manase ati: mwibuke rya jambo Mose umugaragu w'Uwiteka yabategetse ati: Uwiteka Imana yanyu irabaruhuye, ibahaye iki gihugu hakuno ya Yorodani. Bo ntibagiye hakurya, bakunze mu kibaya. Basaba Mose ko bo bazemererwa gakondo yabo ikabaho. Arabwira ati: ndabibemereye, ariko muzabanze mwambukane na bene wanyu, muje kubarwanira intambara zose muzitsinde. Nimara kunesha abanzi babo bose, muzagaruka iwanyu hakuno musize abagore n'abana, ariko mubanze muje kurwana. Barabyemeye kandi barabikoze. Abagore banyu n'abana banyu n'amasho yanyu bizasigara mu gihugu Mose yabahaye cyo hakuno ya Yorodani, ariko mwebwe n'ab'intwari mwese mubanzirize bene wanyu kwambuka mwitwaje intwaro, kugira ngo muzabarwanire, kuko namwe hano muri nibo baharwaniye, namwe nibuje kubarwanira habo muzabone kugaruka. Kugeza aho Uwiteka azaruhurira bene wanyu, kuko namwe yabaruhuye nabo bagahindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye. Nyuma muzasubire mu gihugu mwahinduye, mukibemo icyo Mose umugaragu w'Uwiteka yabahayeho hakuno ya Yorodani iburasirazuba, muzabone gusubirayo. Nabo basubiza Yosuwa bati: ibyo udutegetse byose tuzabikora, naho uzadutuma hose tuzajyayo. Uyu niwo muco abana b'Imana bakagombye kugira: gutabarana, kurwana n'intambara. Kuko twumviraga Mose muri byose, nawe niko tuzakumvira
icyakora uwiteka imana yawe ibane nawe kuko yabanaga na Mose. Yes, abagabo beza cyane. Uyu ni umuco w'abera, niko bagomba kuba, gutabara bene so. Nimba wararuhutse, fasha abandi nabo bazaruhuke. Uzagomera itegeko ryawe wese, ntiyumvire n'amagambo yawe mu byo uzamutegeka byose, azicwa. Icyakora komera Yosuwa we ushikame. Bari kumubwira kubera abona ko yahagaze mu mwanya wa Mose. Igice cya kabiri. Bari Shitimu, Yosuwa mwene Nuni yohereza abagabo babiri rwihishwa ngo bajye gutata. Arababwira ati nimugende, nimugende mwitegereza igihugu cyane cyane i Yeriko. Nuko baragenda kuko bari bazi ko Yeriko hakomeye. Binjira mu nzu ya maraya witwa Rahabu bararamo. Umwami w'i Yeriko abwirwa yuko muri iryo joro haje abagabo bo mu Bisirayeli gutata igihugu. Uwo mwami atuma kuri Rahabu ati sohora abo bagabo bari iwawe kuko bazanywe no gutata igihugu cyacu cyose. Ariko uwo mugore ajyana abo bagabo bombi arabahisha, abwira intumwa ati ni koko iwanjye haje abagabo, ariko ntazi aho baturuka. Nuko bumaze kwira, igihe cyo kugarira kigeze, abo bagabo baragenda, sinzi aho baganye, nimubakurikire n'ingoga murabafata. Arabahishe. Ngiki cyatumye Imana yemera ko uyu maraya agomba gushigwa mu mugabane w'Abisiraheli. Icya kabiri akazandikwa muri Bibiliya. Icya gatatu no mu rubyaro rw'ibisekuruza by'Abisiraheli n'urwa Yesu uyu mugore abamo. Gukora neza we, kurwana ishaka ry'ubwami bw'Imana byonyine biragije ko Imana iguhindurira amateka. Ariko Babatasi yari yaburije inzu, abahisha hejuru yayo, abatwikira imigwegwe yari yatondekanije. Nuko babandi babagenzereza mu nzira igana kuri Yorodani aho bambukira. Ababagenza bamaze kugenda barugarira, barakinga birarira kwa Rahabu maraya. Uyu mugore yakoze ikintu, kurwana ishaka ry'ubwami bw'Imana, kuba inshuti. Nuko batararyama uwo mugore arurira abasanga hejuru y'inzu. Unyumvire, arababwira ati nzi yuko Uwiteka abahaye iki gihugu, kandi mwaduteye ubwoba, ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye umutima. Unyumvira nawe, amakuru arayafite, none arayabahaye n'ayo batari bazi. Ngiki cyabamaze ubwoba, kandi bagahita bamenya ko Uwiteka yabagabije igihugu. Nuko twumvise uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura. Rahabu aravuga ati amakuru yadukuye imitima turayazi. Imana yanyu yakamije inyanja itukura, muyigezeho muva muri Egiputa. Nibyo mwagiriye abami bombi b'Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni na Ogi. Ibigabo nabo byari bipagani bikaze byabarwanije, ariko basize babihiritse. Nta bigatanya uzahura nabyo utazahirika kubw'izina ry'Uwiteka Imana yacu. Tubyumvise uwo mwanya imitima yacisha ubwoba. Nta muntu n'umwe mutakuye umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo Mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. None ndabinginze nimundahire Uwiteka ko
muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye. Mundahira indahiro ko muzangirira neza nk'iyo mbagiriye. None ndabinginze nimundahira indahiro, mumpe ikimenyetso cy'ukuri yuko muzarokora data na mama n'abasaza banjye n'abarumuna banjye n'abo bari kumwe, mugakiza amagara yacu ntidupfe. Mwabagabo muzibuka ineza nabagiriye, bitume namwe mugirira neza umuryango wa data. Reka unyumvire ibyaje kubaho we, wumve imbaraga zo gukora neza. Abo bagabo baramusubiza bati, amagara yacu mukijije natwe tuzabitura gukiza ayanyu. Nimutatubura, Uwiteka namara kuduha igihugu, tuzakwitura ineza n'iby'ukuri. Arabohereza, abamanuza umugozi, abanyuza mu idirisha, kuko inzu ye yari haruguru y'inkike y'umudugudu, niho yari atuye. Yari atuye ku rubibe neza, hafi ya frontiere, ku gikuta kigarura umujyi cyangwa se kigabura igihugu cyawe n'ubutayu. Nuko arababwira ati, mujye mu misozi kugira ngo mudahura n'ababagenza, mumareyo iminsi 3, mwihishe kugeza aho ababagenza bazahindukirira, nyuma muzigendere. Abo bagabo baramusubiza bati, iyi ndahiro uturahirije nta mugayo uzatubaho. Ibyo tuvuze tuzabisohoza. Nitugera muri iki gihugu uzapfundike. Unyumvire akamenyetso gakomeye. Uzapfundike akagozi gatukura ku idirisha uducishijemo, kuko ryo baribonye. Ariko so na nyoko na bene so nabo mu rugo rwa so bose uzabateranirize iwawe, kuko aho turahazi. Nihagira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka, amaraso ye niwe azabarwaho. Twe nta rubanza ruzatubaho. Kandi umuntu wese uzaba ari hamwe nawe mu nzu, amaraso ye azatubeho. Nihagira umwakura, nihagira ikimukoraho, tuzabibazwe. Mana we, mbega uburyo ubuntu bw'Imana bukora no maraye. Ariko nutubura, tituzagibwaho n'urubanza rw'indahiro uturahije. Nawe arababwira ati, bizaba nk'uko muvuze. Maze arabasezera, baragenda. Nyuma apfundika akagozi gatukura mu idirisha. Ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu cyatangiye kera. Kagozi gatukura kagomba gukiza uyu mugore. Ubuhanuzi kw'amaraso ya Kristo ariyo azabatura bari mu isi bose. Nuko baragenda bajya mu misozi, bamarayo iminsi 3 bagezaho ababagenjeje bahindukiriye, ariko bari babashatse inzira yose baraheba. Nuko abo bagabo bombi barahaguruka, bamanuka umusozi, barambuka, basanga Yosuwa wari wabatumye mwene Nuni, bamutekerereza ibyababayeho byose. Baramubwira bati, nukuri koko Uwiteka ashize iki gihugu cyose mu maboko yacu, kandi bene cyo twabakuye imitima, ntayo bakigira. Reka nkubwire, imbaraga ziturwanya z'umwanzi zakuye umutima, nta bubasha
nta mbaraga, reka da nta kigenda rwose. Mana yanjye ni hatari kabisa. Yes we. Reka turebe, twari tugeze kuri Zaburi ya 50 na kangahe? Na kane. Ya 55. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi babwirisha inanga, ni Zaburi ya Dawidi yahimbishijwe ubwenge. Mana tegera ugutwi gusenga kwanjye, ntiwirengagize kwinginga kwanjye, nyitaho unsubize kwinginga bintera gukora hirya no hino bikanihisha. Kubw'ijwi ry'umwanzi, kubw'agahato k'abanyabyaha, kuko banteze amakuba bakangenzanya umujinya. Umutima wanjye urambabaza cyane, ubwoba bwinshi bunguyeho kubw'utinya urupfu. Gutinya no guhinda imishitsi bingezeho, gukangarana kuramiranije. Ndavuga nti icyampa nkagira amababa nk'inuma, mbangurutse nkaruhuka. Dore mba ndorongotaniye kure, nkarara mu butayu. Mba mpungiye vuba mu buhungiro, nkikinga umuyaga w'ishuheri n'umugaru. Mwami ubamire, uyoberanye indimi zabo, kuko nabonye urugomo no kurwana mu mudugudu. Ku manywa na nijoro bigendagenda hejuru y'inkike zawo, kandi gukiranirwa n'igomwa biri hagati yawo. Si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana, cyangwa uwanyangaga siwe wanyirase hejuru mba naramwihishe. Ahubwo ni wewe, uwo duhwanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye magara. Twaganiraga tunezerewe, tukagendana n'iteraniro mu nzu y'Imana. Iyo ni Dawudi ari kuvuga bamwangaga b'inshuti ze. Bamwe barimo ba Sawuli, uwo yarwaniraga yakizaga ibisazi. Barimo abandi barwananye urugamba, yahuye n'ibibazo byinshi. Urupfu rubatungure, bamanuke bajye ikuzimu bakiri bazima, kuko gukora ibyaha kuri mu mazu yabo no mu mitima yabo. Jyeweho nzambaza Imana, Uwiteka izankiza. Nimugoroba no mu gitondo no ku manywa y'ihangu nzajya muganyira niha, nawe azumva ijwi ryanjye. Yancunguriye ubugingo bwanjye amahoro, kugira ngo batanyegera, kuko abandwanya ari benshi. Wa muntu yaramburiye amaboko kubaza abo babanaga, amahoro yahumanije isezerano rye. Akanwa ke kanyereraga nk'amavuta, ariko umutima we ariko yari amavuta ya elayo, ariko yari inkota zikuwe. Ikoreze Uwiteka umutwaro wawe, nawe azakuramira. Ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Asoreje ku ijambo ryiza we. Ikoreze Uwiteka umutwaro wawe, nawe azakuramira.
ntabwo azakundira umukiranutsi kunyeganyezwa. Gitare we, turwanira intambara zacu zinesha, uturemera amateka masha n'ubuzima buhindutse. Turi abawe iteka, ntuduhane mu bitosha, ntuduhe abanzi, dukomereze mu buntu bwawe ibihe byose. Nibibe kuri aba bantu bakurikira iri jambo ry'Imana, bazabyiboneho n'ababakomokaho ku bwa Yesu umwami wacu. Amen, amen.